Hey, listen. Today the question is, are you poor or rich? This word poor is the acronym of passing over opportunities repeatedly. Ubukene none tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko guhora unyurwaho n'amahirwe inshuro nyinshi zikurikiranyije, cyangwa se amahirwe agenda gucaho byikurikiranyije ntubashe kumenya ko ari ki kari amahirwe. So, are you poor or rich? Remember, twese dushaka amafaranga, twese dukorera amafaranga, ariko ntago ari ikibazo dufite ntago ari gukorera amafaranga, ikibazo dufite ntago ari kubona amafaranga. Kuko hari igitabo nasomye bavuga ko the rich is not how much money you make, is how much money you keep. Bivuze iki, twese turakora ariko ntabwo tubasha kumanaginga no gufata no gukoresha amafaranga neza ku buryo yabyarandibuya. Turakora dukorera amafaranga menshi, n'ubwo mwebwe muri kundeba hari amafaranga mukora amafaranga menshi kundusha. Hari abakora amafaranga menshi ku munsi, ku cyumweru, ku kwezi nk'ibisanzwe mukora amafaranga menshi. Like the problem is not how much money you make, is how much money you keep. A money you don't have a wisdom to manage, you can't multiply it. Bivuze ngo iri jambo rivuga ngo poor bisobanura ngo passing over opportunities repeatedly. Ese amahirwe yaje urayamenya cyangwa amahirwe yaje nawe guca? Ubwo meze ucirwaho n'amahirwe menshi. Muri ayo mahirwe rero harimo kutiga cyangwa se kwigisha ibintu bya financial, harimo kudasoma ibitabo, harimo kubona udufaranga duke ukahita uturya ntutekereze ukuntu twabyara utundi, harimo kutinvestinga, harimo ibintu byinshi muri opportunities. Izo zose uko zigenda zigucaho, you become a poor man or a poor woman. So niba tugeranye ku musozo, ukunze aya makuru kora subscribe kuri link iri hasi, cyangwa se ukore like kuri TikTok, nurangiza ukore share na bagenzi bawe, tugomeze twigane ubu bumenyi. Subscribe for more.